Urakaza neza mu rubanza. Nitwa Marayika Gaburiyeli. Icyaha cya mbere ushinjwa ni ugusuzugura. Nsuzugura abakozi b'Imana kuko bavuga ibintu biterekeye muri iyi si yacu. Kwikomera amaburi nibyo bya mbere. Ceceka aho ngaho. Nuzana ibyo uraza kujya mu muriro utazima. Umuriro tuwukura mu bibiriti tuwucana twikoma amaburi. Ntacyo waza utubwira G. Nukomeza kubeshya urajya mu muriro utazima. Ninjye kibondo fisho. Ibyo ninde ubikubajije? Subiza ibyo nkubajije. Dore kanyanga mu mutara ndakakoroba. Wirarika ibyo bizuba. Imana ni ibiremwa yaremye ibizana ku isi ibiha power. Icyaha cya mbere kiraguhamye. Dukomeze ku cyaha cya kabiri. Icyaha cya kabiri ushinjwa, wagiye ugaragara mu rusengero kenshi ariko ntiwigeze utanga icya 10. Utanga icya 10 se hari ideni ry'umuntu ndimo? Si icya 10 gusa, n'amaturo asanzwe ntiwigeze uyatanga. Wana wensakuriza? Ese ndashaka kubaza, ese mwijuru hari banki? Ko mva ngo mwijuru ngo hari banki ngo Imana ibikamo amafaranga. Harya bitondera? Marayika Gaburiyeli, uri ikigoryi. Icyaha washinjwaga kiraguhamye, hiyongereyeho ikindi cyaha cyo gutukana. Uri ikigoryi. Aha rubanza waketse ko turi gukinana nawe. Uru rubanza nurutsindwa urajya kwa Satani. Satani umuzanye ute? Urashaka kugira ngo umuhe amaturo? Icyaha cya gatatu, ukiri mu isi wari nyamwigendaho. Nta muntu wigeze ufasha kandi wari ufite ubushobozi. Wanereye mu isambu se wamanuriye voka. Urumva nta soni ufite? Iyo wavugaga ko ugiye gusenga nta muntu wasengeraga. Ibyo bintu narabyangaga kuko abenshi babigwagamo. Kuko na Yesu yaravuze ngo mugende mufate abana banyu mwisengere mwe n'abana banyu. Nge nzajya nisengera. Ibyo bintu narasitse sana. Ceceka aho ngaho. Ibyaha byose biri kuguhama. Nkurikije uko ndi kukubona, wowe ntabwo ukwiriye kujya mu bwami bw'ijuru. Ikindi cyaha uri gushinjwa ni ubusinzi bukabije. Nabyere njyanywa fast, inzoga naraziretse. Ceceka wa mupfapfa we. Ni gute watinyuka guhakana icyaha kandi waragikoze? Niko bimeze, winombokera wimbwira nawe. Uri umupfapfa cyane. Mu buzima bwawe ntiwigeze wifuza gukorera Imana. Icyo ni icyifuzo kandi Imana ntabwo yemera abantu bifuza. Ibyo bintu byo kwifuza. Ufite ikibazo gikomeye. Muri aka kanya urumva ari icyo ukwiye gusaba Imana? Icyo mbwira Imana ni ukuyibwira gusa kugira ngo impe amafaranga. Ni bwa bupfapfa n'ubundi. Ingamiya kwinjira mu izuru ry'urushinge kurusha uko wakinjira mu bwami bw'ijuru. Gihe ni iki, umuco n'uwo, ubwenge n'uwo. Reka nkubaze ikibazo. Ibigaragara umaze igihe gito ku isi, ibigaragara uracyari muto. Ninde wakubwiye ko ndi muto? N'igihe nsabiriza iwanyu. Kabanyamagambo. Ibyaha byose byaguhamye. Gusa udatuma nomboka nkavuga nabi. Nta na rimwe wigeze ugaragara mu rusengero ubishyizeho umutima. Kubwo naheruka yose simfite Bibiliya ndayifata nkasenga. Niba koko warasomye Bibiliya, tubwire, ninde wambukirije Abisirayeli inyanja itukura? Yitwa Mupenzi, mwandika w'umupenzi. Ibyaha byose umaze gushinjwa biraguhamye. Kubera izo mpamvu uramburanya nkande. Fuck you.